Yesu cyane. Yo Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yatangiye avuga neza ngo turabarashi. Imana ishimwe cyane. Twahamagawe bikomeye ariko turahamagawe. Haleluya. Imana yacu ni ishimwe. Amazina yanjye yitwa Pastor Germaine. Amina. Amen. Ndi umufiyemeri kuko sindi umumama. Umumama ni umuntu ufite umugabo. Haleluya. Ndacyategereje Yesu. Imana iruhije n'izina rya Yesu. Imana ngira neza mu gace bukira. Nagira ngo mubwire ngo wowe wateye intambwe muze kureba Imana. Imana ikwiyereke. Ituremere ibyitube neza. Amina. Haleluya. Imana ishimwe ko hano hari umwuka wera. Ndumva ibishasha. Dushimiye Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nkunda umushumba Korodi. Amina. Yanditse kuko nawe yamamagaye afite ahandi hantu agiye turajyana. Nubaha amavuta mu ngiye gushingura rimwe. Haleluya. Iyo turi imbere y'Uwiteka Imana hari icyo tuhakura. Imana ishimwe. Iyo maze kwinjira mu nzu y'Uwiteka yabwira Imana cyane ngo ntabwo nshaka gutaha uko naje. Nawe ujye ubwira Imana ntutaha uko waje. Kandi Imana ntikakuvangire Imana. Yahoze ababwira ukuntu Imana yamugiriye neza ganza. Amina. Tujya guhura byari mu mugambi w'Imana. Ndibuka duhura twavuye vuye Nairobi. Amina. Ahantu bari bari umukozi w'Imana twari turi inshuti ariko nawe baziranye. Aza kumamagara nawe yakunye kubasuhuza. Nyimusuhuza mu kanya mpita kumuzura mwuka we. Nsanga nawe ni umureshi wo mu muhanda. Amina. Ntabwo batubwira ko kuvuga ahantu Imana yadukuye. Imana yatugiriye neza. Imana yitabuye turayibona. Imana ihindura amagambo. Amina. Haleluya. Imana ihindura amagambo bakuvuzeho. Ibivuga bakuvumye Imana izishura. N'izina rya Yesu Kristo. Amina. Twarahamagawe turacyakataje. Nta gahunda dufite yo gusubira inyuma. Ko twasanze mu Mana ariho byemera. Nahamagawe bikomeye. Njye nahamagawe ngeze ku ikesi ya mitsingi n'amacupa 8. Amina. Ntabwo tubyifuje kuvuga ahantu Imana yadukuye kuko iyo udashaka kuhabona umukino ugisubira umukino ukwiye kugahakata kubera yuko ukijya mu kabari niyo watirirwa guhagarara ahantu. Aha ni ahera h'Imana. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo umuntu uzongera gukandagira aha ngaha atahamagawe n'Imana izahamutsinda. Imana inambwiye ngo mbabwire ngo itanze umugisha uyu munsi. Kandi ubyumve ngo niyo kesi njye nashyiragaho n'itabi namaga abapakiye n'aho butabaye. Uwanaganje buri kuri YouTube. Amina. Haleluya. Musore neza kuri umuzi. Dushimiye Imana. Musu nageze kubura umugi ndi ku ishuri. Amina. Turi kubabwira imbaraga ziriho. Nawe ahantu waruzirikiye Yesu akakubohora mu izina rya Yesu. Ndarumwa maze kuruma. Uragenda mwicaza ahantu mu kibuga cy'umupira. Ndicara nkajya mbona abantu barimo gukina umupira. Nkabona n'abazungu bari gukina umupira. Nangira gufana n'icyambere cya kabiri kirindwi cya gatatu kirindwi. Abantu bati nimureba harasaze. Kandi nawe umuhanga mu ishuri. Nakubwiye ngo nta Imana itakura umuntu. Nta nawe itakugeza. Komera Imana. Y'umushumba ndibuka kumugaragara izuba riva. Amina. Ikindi nkundira Imana. Urumva aho narigeze ababyeyi bari bararize barabuze uko babigenza birirwa bari ariko reka mubwire ntuzaseka umuntu ahubwo uzamuseke. Najya mumenyesha abantu bose basetse ababyeyi bamwe babyaye indaya byikuba inshuro 100 n'ibyo bakora sinabikora. Amina. Ariko nanjye nariyo. Amina. Hari abakora batumeshi mu gihe ngo najyaga mu kabari ngo ntabwo inzoga ngo ntabwo nasambanaga gute. Ntibakabifatire bajye bavugisha umugabo mumwereye inzoga ya kabiri ya gatatu wamukwepa ubwa mbere n'uwamukwepa ubwa kabiri.
umunsi umwe rero muri Imana mukinisha ntabwo muyizi niha gutambika ibirenge njyewe nihamagarwa umunsi wa mbere nishe gusengera Imana isitegeka kumbatiza irababona njye namwigisha amina njya guhamagarwa nahamagawe umunsi kadirangije nagiye gushaka inote kandi nzivukamo kwa umwana umubyara akananirana ariko nanjye ntabwo yari njyewe byari ibintu muri famiye bamereye amina hari umuntu ukureba akareba inyenyeri yawe akabona uzagera kure akayica ariko nagira ngo mutangarize itangazo ngo Satani nubwo ari umugore ariko si umuneshi nanjye ndi mu bantu Yesu yashimuse amurayo amina arangije agirira neza none ndi kuvuga Imana mu mvanira ryose wakomeye Imana amashyi muri kumwe Imana iturinda kwicwa na sida haleluya iturinda kwicwa n'iminsi baduteze umunsi umwe nigeze guterura inoti umugabo nzi guterura ni South Africa miliyoni 7 ndazihera narigeze mu rwego rwo guha abagabo federika yareba hirya gato nakubita namara gukubita bayatangira gusinzira gato nakutera njono mu neza amina urumva abantu banikura ntabwo Imana itakura umuntu ntabwo Imana itakugeza Imana ishimwe Imana ni yacu mwafashijwe se cyangwa nicaye twafashijwe ndabenya abanyacyangugu cyane amina nageze ahantu na mwese buriya na Claude ndamukunda baba bacyaye baba barimo neza kandi muri fiyeri yo kubyiyemerana mudukora mubyiyemerana erega wirasubirete Yesu wirate Imana haleluya araba nawe birasa ubutunzi burashira ariko Yesu ntabwo yatufasha nimba uri wawe wababaye amina gerageza usegere mu rusengero uko mugera hanze wasanga cyaha gutegeye amina haleluya haleluya mukarakara imbere iteka nimba uje kureba Imana genda useka yewe uyisegere ariko nayibone kuvuza ubushake tabaye bose babizi hele bose nekota Imana irabiri wahantu hari abantu Imana yambitse impeta arabazi turazatsinda Imana izirahe mu izina rya Yesu ni Imana ikora imirimo n'ibitanga umusore nikubita South Africa maze kuyikubita nari maze gutwara miliyoni 50 z'umusaza amina urumva hari ibintu bigenda bitangira buhoro buhoro bikagenda bizamuka nahereye ku ya 5 ngeza ku bihumbi 10 ku ijana 200 300 amina ariko nato Imana itakura umuntu nawe itakugeza nakubwiye ngo Imana ikora imirimo n'ibitanga kandi Imana ihamagara ubishaka haleluya hejuru y'imbaraga zawe n'abantu hari imbaraga zina hejuru y'abakurwanya hari imbaraga zina hejuru y'abakuvuma hari imbaraga zibiri komera Imana amashyi shimira Yesu shimira kandi izo mbaraga nta handi ziva mu masengesho ahangaha niho ducyarizwa ahangaha niho twitoreza ahangaha niho tubonera Imana nyamana haleluya Bana ndakumvise mara amateraniro nayibaze guterura miliyoni 50 azibika kandi mbinini n'abana b'abahungu ntabwo yisitwaye bari ingenzi bato ndayajyana navuga ni umugabane wanjye uraga gufata no kureba kuvuga ati ibi ngibi biraryoshye ariko iyo amaze kubona yuko byagukomera ajya hakurya akavuza induru agashaka abantu bazi kuvuza induru hari ukuntu Satani ajya gushuka ngo mushyiremo utujipo duto ukakarungamo wamara gutambuka agahita ahamagara bazi guseka cyane mu mbere hera mu kuguru kuza ariko Imana ko yatwigishije kwambara shimira Yesu haleluya abantu Imana yigishije kwambara gukomera Imana amashyi amina haleluya umunsi umwe nigeze kwikubitiramo agakabutura ka santimetero 2 amina
dore ko navugaga no mu noti nagenda negera umusamu ndamubwira rero twumvikane maze iminsi njya mu mabuwate ariko nkagenda nta modoka mfite rero dore barijyanye kuri telefone yime nanjye njye mubona w'abakire babone kuko dumwana w'umukire yego umwana w'umukire ariko se n'iki kiri kubitere mpereza ijipo amajipo nziza y'itonore bari bayimana mu kwezi guhu arangatije mbere abakozi bose barabamaze ubirukanisha ariko nyaboneka n'abari noneho uyigarure kare ntunayigongeshe nigoye wowe ntukikiba amina yavuze gukura njye mu myaka yanjye 18 nari mfite imodoka yawe wazaga nabi nkakura kandi nkagukura ibintu biremeye n'abana bari gukora uburaya bw'amafuti udashinga butabyina usibye ko nta n'uburaya buzima bubaho amina ube wurira indege yo gusambana Dubai uri indaya amina usundi uriyo ariko iyo wemereye Yesu ibasha guhindura amateka n'Imana ibasha guhindura inzozi n'Imana ikora imirimo n'ibitangaza komera Imana amashyi menshi cyane yaratuzuye twaramuka yaraturengeye byari bikomeye yatugiriye ntabwo yacikiye yaratuzuye komera Imana amashyi Imana izungura ariko ifasha Uwiteka tudafasha bitandukanye amina Imana ishimwe ndagenda amubita imodoka nziza iryoshe ijipo ndagenda nikubita akadirake nyamara kuhagera mbambonye umuzungu wazubaye nanjye ndamwegera nakundaga abazungu ndamwegera mukubitira icyongereza buriya bikuru n'urumonyi ukaruvuta ukanakivuta cyiza utapfa ubuzima gakeya ruragutinyuka ndagenda ndamwegera umva mukubita ingingo zose zibaho arabye hirya cyane bigamubita asinziriye gatoya mbadayayo ngeze hanze mbona igihumbi cy'indoka ndavuga nishaya nyakuyemo abari gutega birabareba ndagenda mpagarara kuri ya modoka nari nibye papa nangira kuri itabi nakundaga isigara cyane abantu duturanye tujya dusangira itabi nabo batasagira neza jembe Imana irakora Imana ihindura amateka abantu bagahindura amagambo muri ya karitsiye wasabeye Imana igwesha isukari niba dutega iminsi bari Imana ikorera niba bonaga byanze Imana ikora imirimo n'ibitanga wemeje ko Yesu araryoshye cyane dukomeze cyangwa ntidukomeze natera mu tujya tujyamo ngo tuve Imana itabonetse amina yo haleluya niba ishimye ko yabanyeho rero tugasanga namwe muri abanyamwuka amina abafashijwe nimugire gutya yo haleluya Imana ikora imirimo n'ibitangaza n'Imana y'amahoro iyo udatekereza ko twisunga n'intwari ku rugamba iteganizwa n'Imana iteganizwa n'inkozi z'ibibi n'Imana y'amahoro ngo Abayisiraheli bageze ku nyanja itukura ngo n'inyanja irabimenya iribwiriza batarakumva hari ibintu bigiye kwibwiriza imbaraga z'abavuye umunsi amina ibyo byose nakoraga ntabwo yari ngewe nanjye umuntu wari warabinongereye n'umwana mutoya mfite imyaka 12 amfata amagacuma akuye mu nzu z'imanga aranyongera ati jere uzapfe wanga uzagwe ku gasi Imana ko yapfengeye ngasigara hari abantu bagiye kwica kugira ngo bavuke hari ibintu bagiye kwica kugira ngo utavuke hari ibintu bagiye gukora kugira ngo ubone Imana bagana Imana bashimisha kiyo kubona nicaye mpagaze kadirake ndi kwinywera isigara mbona nisitaje yiruka ngwindirindaya mbirahindutse ukadirake Imana irayitwitse ko basazi barawira nanga umuntu wambaye ibintu birebire birakubitse dore nanjye sigaye nkubita mu bumbiye amina haleluya reka Yesu azabazana n'abari kure bose Yesu azabazana amina araza mbona aje ampagaze Imana burya tuzi izina amazina yawe haleluya arambwira ngo mukozi w'Imana kandi ndi kumwitabi ndetse nifata hasi nanjye ati wowe uzakorera Imana uzagenda amahanga uzavuga Imana ahantu henshi
kuhiga no gufatara kwica ni iyi niyo umuvaniyo reka mubwire hari abantu bataremera Imana basenga ariko bagiye kwiyemera hari abantu batemera gusenga ariko bagiye kwiyemera haleluya ati ikindi cya kabiri shambo niwe muntu iwanyu ufitwe inkoni nyinshi dore niyo imodoka wegamyeho niyo wibi niramukiriye abantu kwica yarangije kubivuga nicaye mu karere ntabwo nimara kureba hirya mpindukiye ngo ni ikirere cyose cyakatirake cyabaye umukara amina Imana iratuzi kuva kera tukiri Solomoni azaba amana ni Imana ikomeye niba utica umugambi ni Imana y'amasezerano aho muvuganiye niho muhurira amina ni Imana itazamukoza isoni uko byagenda kose duvima kugira ngo umuntu waba ufite ikibazo cyo kwishyura inzu amina haguruka Imana irareba mubwire ngo igukuyeho umwuka w'ubukene kandi uyu mwuka yabonaga ari umwuka w'umuterezano aya masaha Imana igukoreye deliverance Imana igutandukanyije n'ubukene kandi Uwiteka Imana ngo ntabwo uzongera kubura amafaranga yo kwishyura yicaye umva ukuntu Imana imugiye wowe inyuma Uwiteka Imana arambwiye ngo agukuyeho ikintu cy'igisuzuguro kikuriho no mu muryango uvukamo nta muntu wakumva munasenga siko bimeze ariko Imana irambwiye ngo mubwire ngo mubana ishyizeho ikimenyetso mu gahanga nawe urimo uzakorera Imana kandi uzagera kure mbonye Imana igutambagiza helebonelekota Imana irambwiye ikugiriye neza Imana irakwambitse kandi Imana ishimwe nanga kumva amina nanze kumva nazabiteri nazibananira kujya mu rwanda ndarunywa ndarufumba surutubiri zicara inkweto ndagurisha imyenda ndagurisha ibintu biciraho sigara mpagaze n'igiti amina nijoro kabari kubera gukunda inzoga nkabona umuntu kurwara atihishe n'uyu mwana ayimaramo kandi Imana yakundaga kuntegeza ntabwo neza neza ngo ndi kunywa rimwe ngo niryo ntegererejeho narariyoraga nkayihuma ugasigara nta kintu ufite ugasohoka ugasigara wumvaguza akabariceho gatandukanyije rimwe eshanu zirabera zigura kubera ko nabaga ntihabaga harabi nari no kuganira no kuryoshya amina ariko Yesu arakora cyangwa ntakora Imana ishimwe cyane muri ubwo buzima nza kukubyariraho amina haleluya reka mubwire no gukorera Imana uzayikorera ku nabi ikambaho nanga kumwumvira iravuze naravuga ni wasaze shaka handi hamujya gusenganya ntabwo ndi gusa ntabwo umuntu ufite Bibiliya nari meze nka Pawulo ariko nivuga ubutumwa cyane naganza buriya ni ibya Pawulo kuko ntabwo bigira umupaka amina igihugu turarishagajaga nyine bitewe n'ahantu Imana yadukuye turi kugenda tubabwira